Yes, hanyuma ni Rinoji, hanyuma reka numve ko ari kutwumva neza, then tugende tutera nawe story nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu kiganiro Big Friday Live. Reka kwanza baze numve ko ari kunyumva neza right now. Rino, wari kutwumva neza brother? Ndikukumva kabisa. Asante sana papa. Reka tuguhe ikaze kwanza mu kiganiro The Big Friday Live kuri Radio Icyizere mu karere ka Huye. Rinoji, murakoze cyane kabisa. It's long time by the way abanyehuye batakumva. Kwanza Rinoji, bimeze bite wino miso ubuzima bwa Rinoji buhagaze gute muri rusange? Bo ubuzima buragenda kabisa, nta kibazo mfite. Ariko umuziki wo nabaye mpagaritseho gakeya kubera ikibazo cyo kuba hari ibindi nkihugiyemo, ariko ntabwo nawuretse kabisa. Okay. Nuvuga ngo ubu ngubu uracyari mu kazi kose nkuko bisanzwe? Ewana. Neza cyane. Before yuko ninjira muri show, abanyehuye benshi bari bambwiye ati mbanze ngo gusuhuze sana dore ko ufite inshuti nyinshi cyane hano Huye n'iki gusa bakavuga bati ngo mwaragiye ngo murahera ntago mujya mugira gutya ngo mugaruke ngo munabasuhuze n'ibindi nk'ibyo, so sinzi ko ari icyo wababwira right now. Ewana, abanyehuye nanjye ndabakunda cyane nabo mu rugo. Icyo nababwira nuko nanjye mbakumbuye kandi muri iyi minsi nzaza kubasura, nuko habaye ibibazo by'iki cyorezo cyatugwiririye n'iki urabibona. Okay. Ariko nibamara gufungura intara wenda n'iki cyorezo kimaze kurangira, nuko uzaza tugataramana n'abanyehuye kabisa kuko nanjye ndabakunda cyane. Wow, byiza cyane kabisa. Yemen. Hanyuma iyo uvuze Rinoji twita twumva exactement Urban Boys nk'itsinda mwatangiranye, nyuma yaho biza kurangira ugiye kwikorana na Urban Boys, komeza nyine uko banganaga kuriya. Ndagira ngo tumenye ese ufata umwanzuro wo kwikorana ku giti cyawe byakugoye bingana gute, wenda ugereranyije n'igihe wari kumwe na bagenzi bawe, ubwo ndavuga Humble G, Nizo na Safi? Undi umuziki, kwikorana umuziki biragora. Okay. cyane ko muri groupe ni imbaraga zihurira hamwe tugafatanya. Ariko iyo uri ku giti cyawe biba bigoranye byatara, ariko umuntu anyura muri ubwo buzima nyine kubera urukundo tuba dukunda muzika, naye twumva tutawureka then tugakomeza. Okay, byiza cyane kabisa. Anyway, hanyuma hari inkuru yagiye kugarukaho cyane ndetse waje kugira gutya uririmba mu ndirimbo wise Tamira. Ni ibintu ngo abantu bagendaga bavuga ko kugira ngo uve muri Urban Boys byatewe na telefone. Kwanda njya gutukomfira ibyo kintu koko niko byagenze, byatewe na telefone? Ewana, urebye ni telefone na timba n'inkweto yitwa timba, niko byagenze kabisa. Okay, so muri icyo gihe ntekereza ko bitari byoroshye kugira ngo umuntu atunge telefone. Ubyukuri iyo telefone yari iri mu buhe bwoko? Ga telefone kari kagezweho icyo gihe ka Motorola, kakagamo ubururu n'imbere kari gakoze nk'akazeru muri taburo. Okay. Ubwo bita birangira buri muntu wese afashe inzira ye muri rusange ya? Ntago ubundi yari yasenyutse yose kuko ahanini ntago ari iyo telefone yabiteye. Okay. Twari twateguye concert aho ngaho muri auditorium. Okay. Noneho imaze kurangira, tureba abantu bari barimo dusanga yuzuye, then amafaranga arabura, n'icyo kintu cyabiteye. Okay. Byiza cyane. Hanyuma reka tugaruke kuri Rinoji right now, dore ko wagiye ukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo nyine ugaragaze ko nawe ushoboye muri rusange, ariko muri no minsi bisa nkaho tutari kugenda tukumva cyane, cyangwa se nta bihangano byawe wenda turi kugenda tubona hanini byinshi. Mu by'ukuri biri guterwa n'ikirino? Ngo habaye imbogamizi zo kuba buriya iyo umuntu agenda akura, okay, hari izindi nshingano ugomba kwiha. Nabanje kubanza kureka gukorera abantu, nanjye ngo mbanza gushinga ka business. Okay. Mba mpagaritse muzika kugira ngo ndeko kabanza gufatisha, then nzasubire muri muzika ufite n'imbaraga, ufite n'icyo njyanyemo. Okay. Byiza cyane. Wakoranye indirimbo na Urban Boys hashize igihe kitari gitoya, mwise Iribagiza. Abantu baravuga ati koko nibyo Rinoji yakoze comeback ya hatari n'iki. Kwanza kugira ngo mukorane iriya collabo
mu by'ukuri igitekerezo cye cyaturutse kuri wowe cyangwa se cye cyaturutse muri management ya Urban Boy? Nagira ngo nako wenda tukavugeho gatoya. Undi Urban Boys twarashwanye nyine birarangira, ariko nyuma baza gushaka ko dusubirana. Okay. Ariko ngiye numva ntabwo nahita asubira muri groupe bitewe n'akazi nari mfite. Kampaga umwanya mukeya. Bataye yuko bakomeza umuziki ari bonyine deni nkazabasanga tukajya dukorana. Nayo nikorana ku giti cyanjye, ariko duhura nyine tuganira tugira ko ntabwo twigeze dushwana ngo bya bindi byo kudakorana cyangwa kutavugana, n'ubundi turahura tukavugana, uretse ko umwe atakiri inanga. Umuntu wenda twabonana cyane ni Nizo, ambo nawe ntakunda kuboneka. Neza cyane. Hanyuma wenda nk'itsinda watangiriyemo, watanze umusanzu kugira ngo Urban Boys wenda inagire nahigera muri rusange. Kuba uyu munsi basa nkaho nabo ubwabo bisa nkaho bari kugenda nabo baba separate cyangwa se basa nkaho bari gusenyuka, mu by'ukuri kuri wowe hari icyo ubona wenda bikubabaza bingana iki muri rusange, wenda nk'abantu mwatangiranye, nanone nk'abantu wari wishimiye iterambere ryabo muri rusange? Kuri wowe nicyo wabivuga kino kintu? Ntabwo ari Urban Boys yonyine muri uyu muziki muri rusange usa naho wasubiye inyuma, sinzi nimba utajya bibona. Kubera mu Rwanda nta groupe n'imwe ikivugwa tugifite. Hari Team Boys yaragiye, hari Urban Boys, Just Family, The Brothers. Ayo magurupe yose ntabwo akibaho rwose, na za TNP zaragiye. Kandi ubu sinzi ikintu kibitera kugira ngo amagurupe asenyuke. Ariko bo barakoze, ni abavandimwe ndanabakunda, kandi twongeye no gukenerana twazongera tugakorana ukumva ikindi kintu kirasohotse. Rega buriya na Safi nubwo yabavuyemo bagasigara ari babiri, ntabwo byababuza gukorana kuko twari abavandimwe. Kabisa. Abo no kuzabashaka ari batatu tugakora ikintu turi bane kiri big. Mwamukoze igikorwa gikomeye cyane muri rusange. Kabisa. Ndimo nizo mbaraga ndi gushyiramo kuzabahamagara ahantu nkorera, tugahura tukaganira. Iki cyorezo ubundi nicyo kiri kutuzitira hanini. Byiza cyane. Hanyuma wenda reka tugende tunagana ku musozo kugira ngo tuze kukuribera wenda ukomeze n'izindi gahunda muri rusange. Hari message nari ifite guturuka ku ba artist ba hano iwacu i Huye, na ba artist bakeneye support y'abakuru babo. Ubwo ndavuga mwebwe mwagize wenda indi ntambwe mugera, dore ko kariyeri yanyu hanini yatangiriye hano i Huye muri rusange. So bamwe bagenda bablaminga bati bakuru babo baragiye barahera barabatereranye, nta wageze agaruka ngo bafate akaboko azamure zimwe muri talent zina hangaha. So aya marira y'abo bahanzi bagenda barira umunsi ku munsi, babana dutumye ngo tubibageze ino message, niki wabizeza cyangwa se niki wababwira nka mukuru wabo muri rusange? Bino G ikintu nabizeza ntibacike intege wowe. Kuvuga ngo iki cyorezo nikimara kurangira, hari ibikorwa turi gutegura nk'abantu bihuye, bakorewe umuziki Huye, ibintu byo gukora amakonsati n'abo bahanzi bakiri batoya tukagenda tubashyiramo. Muri urwo rwego niho ubundi umuhanzi azamukira. Iyo harimo konseri z'abantu b'abasitari, hakazamo aba upcoming, aho niho bagenda bazamukira. Rero ntibacika intege, muri tumara gutegura icyo gikorwa nabo tuzabavugisha, bumve ababikeneye, tubashyire kuri liste, then baririmbe indirimbo zabo, nabo twumva ari nziza tuzazizanira Kigali tuzibashyirire ku maradiyo. Ndumva niyo support umuntu yabaha. Kabisa. Iyo umuntu amaze kubumva i Kigali, abamanager baba ari benshi, ashavuga iyo umwana arashoboye, ugasanga baramuhamagaye bamushyize muri rebo, agakomeza ubuzima. Neza cyane kabisa. Anyway, hanyuma dutsoza hano kuri playlist vuba vuba narifite zimwe mu ndirimbo zawe, ubwo uragira choice y'indirimbo imwe,
hanyuma twite tuyikandira abadi kutwumva kano kanya ngufitiye indirimbo wakoranye na Urban Boys of course icyicaro ngufitiye indirimbo nanone wakoranye na Urban Boys iribagiza ngufitiye indirimbo yawe ku giti cyawe mu cyumba cyanjye ngufitiye indi ndirimbo yawe wakoranye na Pasi yitwa Ruraryoha muri izi ngizi ni yihe waduhitiramo mbo iribagiza buriya niyo abantu bakunze Butare yeah man okay asante sana tugushimire cyane kuri iyi time yawe murakoze namwe kandi ikiganiro cyane kizagomeze giteza imbere abahanzi wow kabisa iyo radio ije hejuru nibyo dushaka izamere nk'izindi kabisa sawa merci kabisa blessing papa asante sana sawa merci iribagiza ryanye uri umutoni wanjye